Reka ntangire mbasuhuza mwebwe abakurikiye icyo uzaba TV, njye muri kumva kuri mikoro banyita Theo 7 Pro. Murabizi rero ko tugenda tubagezaho amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, biri kuvugwa muri social media, ibiri kuvugwa hirya no hino, kandi tukagenda tubagezaho n'ibiganiro bitandukanye bitewe n'inkuru y'umushyitsi cyangwa se n'inkuru y'umuntu ukeneye kuduha ubuhamya, kandi ndabizi neza yuko hari abo bigenda bifasha. Rero uyu munsi inkuru tubafitiye ni inkuru ibabaje y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru ibabaje cyane. Umukinnyi wa filime musanzwe muzi w'icyamamare wakinnye muri filime ya Seburikoko yitabye Imana. Uyu mudamu ni umudamu uzwi cyane umukinnyi wa filime uzwi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi wagiye umenyekana cyane muri filime yitwa Seburikoko. Seburikoko rero ni filime yamenyekanye mu minsi yashize cyane, aho bigaragara uyu mudamu yakinanaga n'uwitwa Graciane cyangwa se uwo bita Seburikoko. Uyu mugabo wamenyekanye muri filime zitandukanye, ariko aza kuba ari we bakinanye n'uyu mudamu muri iyi filime. Uyu mudamu byamenyekanye uyu munsi ku isaha ya saa sita ko aribwo yitabye Imana. Nibwo yitabye Imana, azize uburwayi. Yari amaze iminsi arwaye, ariko abantu benshi ntabwo batekerezaga yuko ari indwara ishobora guhita imuhitana. Niyo mpamvu baba abakinnyi ba filime cyangwa se abantu basanzwe bakora akazi kamwe, nk'abo mwamenye nk'Intare y'Ingore, Clapton, Kibonge, ndetse n'abandi ba sitari bagiye bakorana muri filime, nibo bagiye bagaragaza yuko uyu mudamu yitabye Imana, kuko bagiye bapostinga amafoto ye byagiye bigaragara nyine ko yitabye Imana, ariko bigaragajwe n'abakinnyi basanzwe bakorana muri filime cyangwa se muri sinema. Uyu mudamu rero ni umudamu wagiye ukunda kugaragaza ubuhanga muri sinema. Bigaragara yuko sinema nyarwanda nayo ibuze umuntu ukomeye, ibuze umuntu w'umumaro, kuko uyu nawe ni umwe mu badamu b'abahanga bari bamaze kugera ku rwego rwiza kandi bakunzwe n'abanyarwandakazi benshi, ndetse no mu bindi bihugu. Iyo uhageze ugenda ubona yuko uyu mudamu yarakunzwe, kuko urebye uburyo bamukurikira, hari uburyo umuntu aba ari kurebwa cyangwa se aba ari gukora, aba ari kwagitingamo, ukabona ko abantu bamukunze, cyangwa se abantu bamukurikira cyane ibyo akina. Uyu mudamu yakundaga gukina kenshi agaragaza ari nk'aho atwara abagabo b'abandi. Niyo message yakundaga gukina, niyo message yakundaga kugaragaza ari gukina. Uyu mudamu rero urumva ko nyine yakitingaga nk'umuntu
kuko iyo ni message abantu benshi, niba abantu basanzwe bazi ibya sinema, ni message ukunda guha abantu kugira ngo banayikine, ugasanga birabagoye, iri complexe cyane, irakomplitse kuko baba bavuga se abantu barambona gute, cyangwa se abantu barabyakira bate, ariko we yayihanganaga akabikora kandi akabikora neza, akabikora nk'umukinnyi w'umuhanga. Rero uyu mudamu nawe atuvuyemo. So abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'abari gupostinga bavuga bati kubera iki abasitari bakomeje kugenda, abantu twari tukeneraho cyangwa se twajyaga tureberaho nk'icyitegererezo, kubera iki aribo bari gupfa cyane cyangwa se aribo bari kuva mu mubiri muri iyi minsi cyane. Abandi nyine uburyo bagiye babivugamo wagendaga ubona yuko ari ibintu byabababaje biteye agahinda, ariko niko bimera muri iyi si. Ntabwo burya ari uko wenda ngo umuntu aba ari umusitari, igihe kigeze y'Imana ishatse kwisubiza umuntu wayo cyangwa se umubiri iramutwara, ugatwara umuntu wayo, hanyuma n'umubiri nawe ukagenda. So rero ngayo nguko rero abantu benshi bagiye bavuga ati iby'abahanuzi bagiye bavuga ndabona biri gusohora, ati nyamara mujye mwumva iby'abahanuzi bavuga, ati kuko mu minsi yashize byaravuzwe ko hari undi muntu ugiye kutuvamo w'icyamamare uzwi, ati none Nyiramana aragiye. So ngayo nguko rero nawe nyine aragiye, ariko niko biba bigomba kugenda. Rero reka dukomeze twihanganisha umuryango w'uyu mudamu Nyiramana, tuvuge ngo mukomeze kwihangana, kandi rwose Imana imwakire mu bayo, aruhukire mu mahoro. Gusa Imana ikomeze kurinda abasitari, ntibyoroshye. Imana ikomeze kurinda abasitari b'Abanyarwanda, kuko ndabona ari ibintu bitoroshye. Urupfu ruri gukomeza rubadutwara cyane, ariko ikintu cy'ingenzi cyane ni ugusenga, Imana ikajya idutwara, cyangwa se ikajya ibatwara bamaze kwezwa, kugira ngo n'ubugingo, ariko twizeye yuko uyu nawe rwose Imana iri bumubakire mu bayo kandi azabona ubugingo. So rero reka tubashimire mwebwe abakurikiye Icyo Uzaba TV, nk'uko mubizi nge muba muri kumva kuri mikoro ni Theo 7 Pro. Rero reka tubashimire, tubabwire ngo mukomeze mukore subscribe, share na comment, kugira ngo mujye mubona ibiganiro. Niba utarakora subscribe uyikore, kugira ngo ujye ubona ibiganiro cyangwa se n'amakuru tugenda tubagezaho buri munsi, cyangwa se uko tubashije kuyabona, kuko murabizi yuko tugenda tuyahiga kugira ngo tubagezeho ibiri kuvugwa ndetse n'ibiri kuba muri iyi minsi. Murakoze. Imana